twari tumaranye amezi abaraho hafi kwezi n'iminsi 10 kugira ngo twuzuze umwaka turushinze, ariko Imana yera nuko yabigenje. Ndagira ngo mbabwire ko mbuze umuntu, nongeye mbisubiremo, mbuze umuntu yari ntagereranywa kandi yari yihariye ubudasa. Shere wanjye uyu nguyu yari intwari ya Yesu ku buryo ntashidikanya, ku buryo ntajya ku mpare ngo mbaze ngo ninde wamutangira ubuhamya, kuko ni ngiye muntu wa mbere wamanika ikiganza nkasinya nkamutangira ubuhamya kwijura rikwiye. Nta kindi twakoze, twaramuteruye tumushyira mu modoka jyana na Moise, turiruka cyane bishoboka. Tugeze ku bitaro bahita baza baramuterura bamujyana muri urgence. Bakihamugeza dogiteri yamushyizemo igipimo ahita atubwira ati byarangiye. We ntabwo namenye ko yarimo ansezera, ariko yanyumvishije agaciro ko kuba yaramfite, anyereka ko kubaho mu gihe twabanye atigeze yicuza, ahubwo ari ishimwe turimo dushima Imana. Bivuze muri uburyo ariko ni birebire. Twataramye tugera saa 5 z'ijoro ari muzima. Mu masaha 9 nibwo nabonye message mba ko atameze neza, ndamureba mpamagara Jado basaba ko bafasha gusenga, basaba ko banakwitegura bakaza tukaba twamujyana ku ivuriro. Ariko mu gusenga turasenga, arambwira ati ndakizerega, ambwira ko akize. Hashira akanya tubona ko tutebite tujya ku ivuriro direct, ariko tubiguma biri muri probations tubiteganya, tukinasenga. Haciye akanya nibwo yambwiye ngo ndumva nongeye mfashwe. Hanyuma abo twaganiriye kuri telefone turasenga. Ishimwe mfite riruta yandi, amasahe ya nyuma yose yahamije Yesu. Ari nacyo kimenyetso simusiga kinyemeza ko yagiye mu ijuru. Amwe mu magambo yavuze ngo Yesu niwe mukuru, kandi yewe Yesu ntawe kurusha imbaraga. Abihamya afite imbaraga, nubwo yari afite ububabare we yiyumvamo, ariko yapfanye ibyiringiro by'ijuru kandi apfana Yesu muri we. Twamujyanye kwa muganga arembye, tujya kwa muganga ntago yavugaga, ariko yarangije ijambo rya nyuma yegamiye mu gatuza kanjye avuga Yesu. Nanjye ndavuga ngo iruhukire ntwari ya Yesu. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Imana, ubuzira
bose umwana wanjye agakobwa kanjye karabyaye mama we yavugaga ati mbona umuzukuru nzajya mbona umwana wanjye ari kosa ariko Imana ni nziza. Imana ni nziza buriya hari ikintu gikomeye twebwe tutazi ko turi abantu tukiraho tugarukira ariko Imana izi koze kuri prudence kandi cyiza gikomeye. Hanyuma kirenze ibyo rero izi ko prudence yarakenewe ari igiciro kuri Moyizi no ku muryango no kwitorera ahantu rero aho hantu Imana nanone izi ukuntu izabigenza. Muhumure rwose bwoko bw'Imana, muhumure. Tubura bacu mpamvu tugira agahinda nuko ubundi urupfu nyine twese nahoze mbabwira ngo urupfu ni irembo, nta handi tuzanyura, ni inyanja twambukamo tujya mu ijuru, niryo rembo intama zizanyuramo. Ariko hari izizanyura muri iryo rembo zigenda zibwirwa ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu Mwami Yesu, kuko bagiye baruhutse imirimo n'imihate kandi imirimo yabo igiye igize gute, igiye ibakurikiye. Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera kuri uyu munsi, kuri ubu birori bya Prudence, ikwigishe kubara iminsi yawe. Iyo umaze urayizi, ariko ikwigishe nanjye nyigishe, ime umutima w'ubwenge kugira ngo uwo mutima w'ubwenge mwakire unyigishe kubara iminsi yanjye isigaje. No mu gihe yari atwite, yari umukobwa ukiri mutoya, yitangaga, agiye afite ubuhamya bwiza. Ureke duhimbanire bene data tuje guherekeza bwa nyuma Prudence, duharanire kugira imirimo myiza. Amen. Kuko iyo mirimo myiza niyo izagenda igize gute, duherekeje. Kubera ikizagenda duherekeje, imirimo myiza dukorera mu isi iba urwibutso imbere y'Imana. Tuzahemberwa, tuzahabwa ingororano z'imirimo myiza twakoze. Ibyo dukora byose rero tubikore tugira gute, tubikore dukiranuka. Urupfu rw'abakunzi b'Imana ni urw'igiciro gikomeye imbere y'Uwiteka. Urupfu rw'abakunzi b'Imana ku Mana iravuga ngo ni urw'igiciro imbere y'amaso yawe. Umukiranutsi yasinzira imbere y'Imana, nubwo twebwe dusigara tubabaye kuko hari urupfu nyine rutandukanyije nawe tutazongera kumubona, ariko hari ibyiringiro yuko uyu nguyu yasinziriye mu gihe cy'umuzuko tuzongera kumubona. Imana iduyishurira, Imana ntiguyishurira, Imana ntigusura. Nubwo turi kuvuga gukomera kandi dukwiriye kwikomeza, kuko nutikomeza se ninde uri gukomeza? Ariko Imana iduhishurire ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, nyuma y'ibyirato tugira bya hano mu isi. Ubundi umwanya nk'uyu nguyu umuntu ashatse ntabwo yavuga byinshi, ni ukongera gukangurana, ni uguhumuriza. Ariko buriya Imana itanaguhumurije ntawaguhumuriza. Hari amagambo umuntu ashobora hari amagambo abantu bagendaga bavuga kuri Yobu kugeza ubwo Imana imutumyeho iramubwira ngo amagambo meza nakubwiye, amagambo y'iguhumuriza ntiyakunyuze, nongere wayandi. Ijambo ry'ihumure riba rikomeye mu mwanya nk'uyu nguyu, nuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Umukiranutsi ntapfa, arasinzira, hari igihe kizabaho cy'umuzuko w'abera. Kandi Pawulo yaravuze ngo tumaranishe imibabaro, kubwira nayo bwirana amagambo ngo dutinyuke. Kumaranisha no kugira bwangu, tumaranishe. Ubundi aya magambo ntabwo twagagombye kuyavuga no muri uyu mwanya, ubundi twagagombye guhora tuyavuga ko hari iherezo ry'ubuzima twayeho mu isi. Mugere ugezeyo witegura, muntu w'Imana ugezeyo witegura.
mushiki wanjye ugeze he witeguye? Ese icyo ukora wirimbanira mu isi kugira byinshi ariko ubigezemo gute? Imana nitugirire neza, Imana nidukomeze, Imana nidukomereze mu yize, kandi Imana izakomeze kuba mu ruhande rwa uriya mwana n'inshuti za Prudence. Mukomere, mwihangane, kurwanya intambara nziza. Mwebwe musigaranye tashe musigaranye niyo kurwanya intambara nziza yo gukiranuka, kuko igihe nikigera tuzataha. Kandi icyiza nababwira nabakubuza kwifuriza gupfa upfire mu mwami, kuko nupfa upfire mu mwami Prudence tuzagira kutesora. Hari ikintu njyasubira inyuma nkareba, nari mfite mama yari umukristo wasengaga, wakundaga Yesu cyane, ariko nta nubwo nzi naho yaguye, ntabwo mpazi, mwumva atari igikomere. Ariko kubera ko ndi umupasiteri, ijambo ry'Imana rirampumuriza, kuko ijambo ry'Imana rimbwira ngo mu gihe tuzaba twarahinduriye imibiri turi kumwe na Yesu, ngo tuzahabwa kumenya kuzuye. Kuko kumenya kuzuye rero kuzanyereka mama mumenye nabyo byishimo tuzagira, cyo kuvuga ngo mama burya wageze mu ijuru, ambwira ati muhungu wanjye wageze mu, hari ibintu bizabaho nyuma y'ubuzima, hari ibindi ndabibakumbuje, hari ibintu bikomeye bizabaho. Ibyo bizabaho nyuma y'uku kugoka, nyuma yo gupfusha tukababara, nyuma yo kuruhira mu isi. Nimureke duharanire kuzajya mu ijuru, kuko tuzibagirwa imiruho n'imihati, n'aya marira twaririye abacu tuzayahanagura. Haleluya, haleluya, muhumure, mukomere, hirimbanira gukiranuka, hirimbanira gushaka iherezo ryiza. Imana dufashe rero muri ubu bukwe bwa mushiki wacu havugiwemo iri jambo, hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Uwo muntu upfa apfiriye mu mwami aba afite amahirwe. Nanjye icyazampa ngasinzira ngakira, nanjye icyazampa ngapfa apfiriye mu mwami. Haleluya. Imirimo yanjye ntizaba impfabusa. Uzi gukora neza ariko ukarangiza nabi, utangira neza ugasoza nabi. Uzi kubwirwa ijambo ry'Imana ryo kwakira Kristo, iguhumuriza rikwereka ko nyuma y'ubuzima umuntu ntaryakira. Ni igihombo gikomeye cyane. Dufite iherezo ry'ubuzima bwacu. Hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo kubaho, ariko hari n'igihe cyo kuva muri uyu mubiri tuzasinzira. Abo tuzanye mu kanya turasezera kuri mushiki wacu, ariko afite fikire yayindi tuzi, asinzira adakobanya, asinziriye neza. Imana nishimye kumwakira. Hanyuma Imana ibakomeze bene data, mukomeze ibyiringiro. Ijambo mbwira Moyise nk'umupasitori, igice cya 42 murongo wa 12 muri yo, Imana izaguhira bwa nyuma kuvuga. Kugira ngo musabe wikomeze, urambura ikiganza wakire Imana izaguhira bwa nyuma kuvuga bwa mbere. Uhumure, Imana yakoze icyo ishaka, ariko uhumure kandi ubu umugabo nyamugabo wikomeze, umura umuhungu wacu, umura mwana wacu. Byari byiza kugumana nawe, ariko Imana yamuki kandi nta kintu wabibaza. Ugire n'icyo ubibaza, niko imeze, ikora uko ishaka, kuko irigenga mu bintu byayo. Imana yigenga. Iyo umuntu afite urutoki arusarura uko ashaka, sibyo? Abigenza uko ashaka. Umura umuhungu wacu, umura mwana wacu, umura, Imana izaguhira bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Urumva twasenga Imana, mureke dusenga Imana. Tugize umugisha, twakiriye umuyobozi w'itorero rya CGM, nahaguruka basuhuze. Hanyuma tunamusabe, dusangiye ijambo, tumusabe aze asengere imitima yacu. Imana iduhe gukomera urugendo dusigaje, Imana ikomeze Mushumba arakoze. Tugiye gusenga Imana, ariko ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro gikomeye mu maso y'Imana. Turababaye, ariko Imana yo yakoze icyo yagombaga gukora. By'umwihariko reka dusenge Imana, ariko dusengere na Moyise, Imana imukomeze. Kandi mbonereho n'umwanya wo kwihanganisha Moyise ndetse n'itorero n'umuryango
na korali Horeb yakoraga umurimo w'Imana. Ashoje urugendo rwe aragiye arambutse. Reka mbabwire, muri iyi minsi Imana irimo irakora ibintu bidasanzwe bikomeye cyane. Irimo irakora ibintu bikomeye. Ejo bundi twaherekeje umugabo umwe, nawe nuko byagenze, ntiyarwaye igihe kinini cyangwa uburwayi budasanzwe, ariko yari umuntu wakoze imirimo y'Imana neza. Abantu b'abakozi Imana irimo irabacyura. Mu gihe gitoya nawe yasize umwana umwe ndetse asiga n'umugore. Barampamagaye ngo birarangiye, ngeze kwa muganga ahita asoza. Imana irimo iracyura rero abageni. Nimukomere. Iyi si duhuramo n'ibitubabaza n'ibituriza, ariko hari igihe bizaceceka tukajya mu ijuru aho badapfa. Muhaguruke dusenge Imana. Tegura umutima wawe, utegura ubugingo bwawe. Ntabwo tuzi umunsi n'igihe, ukurikije uko mushiki wacu yagiye, umwana wacu yagiye, ntabwo abantu babitekerezaga. Oya, ntabyo twari tuzi. Niyo mpamvu nawe ukwiye kwitegura. Reka rero dusabe Imana imbaraga, kandi dusabire Moyize imbaraga. Imana twese idukomeze kandi mukomere. Imana ishobora byose, uri mu ijuru, ubaye urubazwa ibibazo twakubaza ukuntu umujyanye agasiga umwana w'uruhinja, twakubaza ukuntu amaze igihe gitoya yubatse urugo, twakubaza ukuntu umujyanye kuko biraturenze. Ariko kubera kutajya ubazwa bene ayo magambo, uri Imana itagishwa impaka, ukora ibyo ushatse mu gihe ubishakiye. Uri Imana yera, ukora uko ushaka. Mu butabera bwawe rero harimo no gusarura abageni. Ariko nyemerera dusabe imitima y'ubwenge, kuko niyo dukeneye, kandi nsabire buri muntu wese uri aha ngaha kuzasoza neza. Mwene data usigaranye igikomere gikomeye, turamusengeye. Umuhoze amarira kandi umwihanganishe. Mana ishobora byose, hari amajwi menshi ya Satani adusura mu bihe nk'ibi. Ayo naceceke, turayacecekesheje mu izina rya Yesu. Naceceke, turayacecekesheje mu izina rya Yesu. Kandi uyu mwana usigaye turamusengeye. Uyu mwana turamusengeye, uburinzi bwawe bukomeye kuri we. Imbaraga z'abadayimoni turazirukanye, imigambi mibi ya Satani turayirukanye mu izina rya Yesu. Umugambi wawe mwiza uzakomeze gukurikirana uyu mwana nubwo nyina adahari. Wowe uzahabe Imana, uzamukuze, kandi imiryango yose uyikomeze, inshuti n'abavandimwe, abakoranye nawe umurimo, abo basenganye, abo biganye, abo babanaga umunsi ku wundi bakomeze. Turagushimiye ko uri Imana iri no muri ibi birori. Reka gahunda yose ikomeze kugenda neza, kandi iri jambo rikomeze ryubaka imitima yari isenyutse. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Ihinduka, ifite ubugingo bwacu, ukuboko kwayo
Barizarangira kandi nitugerayo ntabwo tuzongera kubabona ahubwo tuzabona ibyiza bikiri ijambo ry'Imana yatubwira ngo iby'amaso atigeze kubona n'iby'amatwi atigeze kumva n'iby'Imana yateguriye Prudence kandi natwe ibyo dutegurira mu bihe bizaza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hanyuma ya nimero n'ababene data bakomeza kuri iyi ngingo twari turimo nabo reka nyibibutse ya nimero ya telefone dushobora gukoresha dushyiraho inkunga ni 0788 73 iyo bitwaye we Moise w'umuntu n'amazina muri musange ku 0788 murakoze cyane. Hanyuma bagisoza abadiyakoni agira umudiyakoni umwe barebe uhagarariye umuryango ari buri muhe baraza kujyana kiriya kibo bajye kubara iriya nkunga ibonetsemo, hanyuma baraza gushyikiriza umuyobozi wacu hari baraza gushyikiriza umuryango. Hanyuma tugiye gukomeza na gahunda, tugiye kwakira umukuru w'umuryango cyangwa uhagarariye umuryango wa Moise uwo nkunda muri aka kanya kugira ngo tugezeho gahunda ijyanye ubuhamya, bari gutanga ubuhamya muri aka kanya nawe n'ikindi yifuza kutubwira. Hanyuma iyo gahunda y'umuryango uko babiteguye niba bayicutsa turakomeza turabwira izindi gahunda zikurikiraho. Karibu amasengesho. Koze cyane, reka mbifurize gukomera muri ibi bihe. Iyo tuba dufite ijambo rirenze kuri iryo twakoresha cyangwa ikindi tugakoresha nicyo twagakoresheje muri uyu mwanya, ariko reka mvuge ngo nta yandi mahitamo dufite usibye gukomera kugira ngo dukomeze abandi. Nitwa Amasengesho, turaza kwakira umukuru w'umuryango tugana ku musozo, ahubwo ndagira ngo mbe mu mwanya wo kubabwira uko gahunda z'ubuhamya zigiye gukurikirana. Ubuhamya bwa Niyonkuru Prudence usibye nawe n'umwana uvutse akamara icyumweru abo wavuga mu minota nke dufite, kuko yagenze urugendo rurerure yarokozemo ibikorwa bitandukanye, ariko kuri uyu munsi reka duse nk'ababishyira mu gaseke gato tubasha kubumbatira mu kiganza kubera ko nyine yatuvuyemo. Jado araza kuba hafi abe yitegura anyegere hano, ariko Jado arimo anyegera, Pawulo yandikira Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere ibice n'umurongo wa 13 yarababwiye ngo ariko bene data nidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Bene data bakundwa, nubwo uwacu yatuvuyemo, abo twari kumwe nimugoroba nababwiye ko abizera twavutse kabiri tuzapfa rimwe, kandi nabwo Bibiliya nibyita gupfa ibyita gusinzira. Ikibazo ni abantu batamenye Yesu kubera ko bo bavutse rimwe bazapfa kabiri. Abo rero niho itandukaniro ryacu riri. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abatesalonike arababwira ngo
nyabuneka bavandimwe bene data nimubabare nk'abadafite ibyiringiro. Ndagira ngo rero twakire Jado yagendanye urugendo rurerure na Prudence ndetse ku munota wa nyuma ndagira ngo tumwakire aduhe ubuhamya mu mwanya muto, hanyuma kandi turaza guhita twakira perezida wa Horeb Aroni abe yitegura, hanyuma nyuma ya Aroni turaza kwakira Moyize, nitumara kwakira Moyize turaza kwakira kandi umukuru w'umuryango. Nyuma nizo gahunda turi bukurikize hano, hanyuma turaza guhita twakira abashumba badukomereza izindi gahunda. Reka twakire Jado. Isashimwe nk'uko babivuze, nitwa Nshimyumuremyi Jean de Dieu. Prudence na Moyize bari inshuti kandi bari n'abaturanyi. Urugendo rwa Prudence rwa nyuma namubaye hafi, ndaruhera ku munsi wo ku cyumweru kuri Pentecote. Ku munsi wo ku cyumweru Moyize yarampamagaye nka saa 11 arambwira ati gera mu rugo, umudamu numvise ko atameze neza, munjyane kwa muganga. Ndagenda ndahagera, Prudence turabonana, ni nawe waje kunyingurira, arasohoka ashyira mu modoka turagenda tujya kwa muganga. Tugeze kwa muganga bamucisha muri ekogarafi. Ndangije dogiteri araza arambwira ati uyu mubyeyi biraba ngombwa ko tumukorera cesarienne. Ndasohoka gatoya mpamagara Moyize ndamubwira nti bagiye kumukorera cesarienne. Arangije Moyize arambwira ati none se ko yagize mu maboko y'abaganga nta kindi twakora. Okay, muganga ndaza ndamubwira nti nta kibazo. Nicara aho ngaho mu minota mike cyane, nka minota nka 40, dogiteri araza arambwira ati nta kibazo, waza ukareba umwana yabonetse, umwana ameze neza na mama we ameze neza. Ndagenda umwana ndamubona na mama we ndamubona, bose turaganira nta kibazo. Umwanya turakomeza turaganira, umwana yonka, mama we ganira nta kibazo. Nyuma yabwo nza kumusiga, komeza njya mu rugo. Nimugoroba turavugana ati nta kibazo, meze neza. Bukeye ku wa mbere ngira akazi kenshi sinabasha kuhagera. Ku wa kabiri njyayo nyuma ya saa 6, ndamusanga na Moyize, nsanga umwana ameze neza, Prudence ameze neza, nta kibazo. Tuganira duseka, tuyumva tuti dushima Imana rwose, tumara mu mwanya. Yangiye namaze n'isubu ntabwo basezerera ngo dutahe. Prudence ati muganga tubwiye ko ashobora kudusezerera ejo. Okay, nyuma ndataha mu gitondo, amazi abite ni sawa, meze mute? Tumeze neza. Mu masaa 6 Moyize arampamagara arambwira ati rero mu kanya bagiye kudusezerera, ubwo ni ku wa gatatu, bagiye kudusezerera muri tayari kudutwara. Sawa, nta kibazo. Ubwo mu masaa 8 nabagezeho, nsanga Moyize yamaze kubarisha, yamaze kwishyura, Prudence aho ameze neza, tuganira duseka dutera urwenya nta kibazo. Moyize arabarisha, turishyura, birarangira, baraza bajya mu modoka, turataha dushima Imana, duseka, turirimba, hose tunezerewe. Prudence nawe yishimye rwose, ubona umwana ameze neza, ariko umwana nta kibazo. Turataha turagenda tugera mu rugo, turicara turaganira, turarya turanywa, nta kibazo na kimwe Prudence afite.
iryo joro ryo kuwa gatatu bigeze mu masaha 9 z'ijoro Moise yarampamagaye kuri telefone ambwira ati ariko ndi kubona madamu wenda atameze neza. Noneho ikintu nibuka Prudence yahise avugira muri telefone ye ahita ambwira ngo Jadongo nukuri ngo mubwire madamu ngo mukomeze mu nsengere ngo ndikumva ngo ikintu kiri kuza kikafata umutima. Tuka turasenga komeza ndababaza bite sawa nta kibazo kera mu gitondo mu masaha 11 nibwo Moise yagiye kumpamagara amasaha 11 n'igice ati noneho ndabona arebye madamu ni kujya mu kazi gihorere tuhagere turebe kumuvandimwe ameze duhita twiruka umuntu yakabyutse uko nta no kwihumura ntaki turirukanka turahagera tukihagera tubona ko arembye cyane bikabije. Nta kindi twakoze twaramuteruye tumushyira mu modoka jyana na Moise turiruka cyane bishoboka tugeze ku bitaro bahita baza baramuterura bamujyana muri urgence bakihamugeza dogiteri yashyizemo igipimo ahita atubwira ati byarangiye. Mu rugendo rwa nyuma kubyumva no kubyakira kugira ngo twumve koko ko Prudence yashizemo umwuka ntabwo twigeze tubasha kubyumva no kubyakira. Yarabivuze ku bwanjye numva yuko ari bya bindi by'abaganga wenda avuga ati ko biri kose numvaga ko ari bukire. Ayo nguko Prudence atuvuyemo gutyo ariko mu by'ukuri Prudence ntabwo yigeze arwara nta n'uburwayi yari afite yavuye kwa muganga ameze neza. Nyuma yabwo n'umuganga wamwakiriye twaraganiriye ati ibi bintu birantunguye mu buzima ati nige namwiyakiriye nige namusuzumye ni nanjye namusezereye kandi koko mu by'ukuri Prudence uko twasohotse kwa muganga ameze yari ameze neza nta kibazo na kimwe nta n'ikimenyetso cy'uburwayi yagaragaza. Ngaho nguko dukomeje kwihanganisha abasigaye mudufasha no gukomeza gusengera uriya mwana na papa we Imana ikomeze ibafashe. Murakoze cyane Jado. Reka twakire Aaron ni umuyobozi wa korali Prudence yakoreraga umurimo w'Imana muri kaminuza y'u Rwanda mu cyahoze ari CFB korali Bore. Reka tumwakire. Bitanze korali Bore bari baraguruke ibyubahiro tugomba iwacu abari mu gikari baze banyegere abari hanze binjire ntihagire n'umwe usigara ntabwo ntinda ndakoresha umwanya mutoya ariko icyo nshaka kuvuga kikivuge duherekeza iwacu bwa nyuma muze munyegere. Mu by'ukuri biragoye kubona ikintu wavuga wabuze uwawe, biragoye kubona ikintu wavuga wabwira Moise wabuze umufasha we bari bamaranye igihe kitarenze umwaka. Biragoye kubona ikintu wavuga ukibwira Moise umufasha we asigiye umwana utarengeje iminsi ine, ariko Imana yize impamvu. Iyi korali niyo nkuru Prudence yakoragamo umurimo, yize muri UR Gikondo campus, yaramaze igihe kitari kinini arangije kwiga. Uyu mushiki wacu twakoranye umurimo neza igihe kitari gitoya,
murabizi twabanye mu masengesho kenshi, twabanye mu mavugabutumwa menshi atandukanye, twiriranye imisozi, ariko uko byamera kose hari impamvu atubanjirije, hari impamvu agiye, hari impamvu. Niyo muri Prudence twabonaga muri korali n'umwe mu bari ibintu nkora ntangaho urugero, nubwo yabaga afite imbaraga nkeya atwite, ariko mu mbaraga nkeya yabaga afite, niba mbeshya mu nyomozi ndajyaga mpora mutangaho urugero avuga ngo namwe mujye mubireba, n'imbaraga nkeya afite, aratwite agiye kubyara, ariko akaza tukararana ku karago, tukararana dusenga ijoro ryose. Ndajyaga mutangaho urugero kenshi. Imana yamukunze kuturusha, Imana yamukunze kuturusha, twifuza gukomeza gufatanya nawe umurimo w'Imana mu bihe bizaza, ariko urugendo rwe rwarangiye. Ntacyo twabona tuvuga kubwo kubura mushiki wacu mu murimo w'Imana, aho rero dutakaje umuntu w'ingirakamaro cyane. Biranagoye ko tuzaba umuntu wamusimbura, ariko biduhe assignment ikomeye yo gukora cyane, kugira ngo tugere ikirenge mu cye, cyangwa hazaboneke byibura, nubwo atazabaho, ariko hari icyo Imana yashatse kwigisha korali Horebu, hari icyo Imana yashatse kwigisha itorero ryose, kandi icyo Imana yakoze turacyakira. Imana yashatse kutubwira yuko iwacu ari mu ijuru, kandi natwe hari igihe kizagera tukagira gute tukamusangayo. Ntabwo ari niyo muri Prudence wenyine, murabizi hari abandi bagenzi bacu batashye, hari abatabizi ariko hari n'ababizi. Hari uwitwa Manirabona Vincent twakoranaga umurimo nawe watashye, hari uwitwaga Mpinganzima Ange nawe watashye, hari n'abandi batashye, ariko duharanire tuzabasangayo, dukora neza natwe tuzabasanga mu ijuru. Navuga byinshi, ariko kubona ikintu umuntu avuga duherekeza bwa nyuma uwacu biragoye. Reka ndekera aha ngaha, nimwicarire, tuzakomeza kubana na Moise ibihe byose, uwasize tuzakomeza kubana nawe, kandi rwose ikintu cyose Moise azakenera, ubufasha, inkunga yose, inama, azatwegere nka Horebu, tuzakomeza tubane nawe, umwana wacu, umwuzukuru wacu, ntacyo bazatuburana. Murakoze, Imana imugishe. Murakoze cyane. Reka nsabe Moise bamufashe kugira ngo yegere hino, hanyuma nawe agira icyo atubwira ku musoro we. Abantu mukomeze kwihangana, kandi mukomere kugira ngo mukomeze abadakomeye, kuko twahawe ihumure n'Imana. Mwiriwe. Sinzi ko mpagaze hano nabona icyo kuvuga uretse gushima Imana. Impamvu ushimye Imana ni uko ari izi gukunda ikanaturusha, hejuru yo gukunda ikaturusha, ikanaturusha n'imbaraga n'ububasha. Imana yo mu ijuru ishimwe. Hanyuma shere wanjye uyu nguyu yari intwari ya Yesu, ku buryo ntashidikanya, ku buryo ntajya ku mpande ngo mbaze ngo ninde wamutangira ubuhamya, kuko ni ngiye muntu wa mbere wamanika ikiganza nkasinya nkamutangira ubuhamya ko ijuru rikwiye. Kandi
nzi neza ko yahuye na Yesu. Ababanje batanze ubuhamya uko bamumenye, uko mu rugendo byari bimeze, ariko nanjye reka mvuge iki ngiki. Ni nacyo mvuga mu ncamake. Mwese abateraniye hano ndagira ngo mbabwire ko mbuze umuntu. Mbuze umuntu, nongeye misubiremo, mbuze umuntu yari ntagereranywa kandi yari yihariye ubudasa. Yampaye igisobanuro cy'ijuru icyo ari cyo. Mbere ko tubana twajyaga tuvuga ngo habaho ijuru rito, yararinyeretse. Ntabwo nari nzi ijuru ritoya igihe tuzarimanamo, ariko ishimwe navuze ngo icyo nshima Imana nuko igihe cyose twabanye yabayeho yishimye. Ari nacyo kinejeje umutima wanjye kuruta ibindi ubu turimo tuvugana, kandi mwaje kuntabara. Tumaranye imyaka 6 tuziranye, buriyo twarambazanyije imyaka 5 irengamo, twari tumaranye amezi abaraho hafi kwezi n'iminsi 10 kugira ngo twuzuze umwaka turushinze. Ariko Imana yera nuko yabigenje. Hanyuma kugira ngo mvunagure, reka mvuge ku minsi y'urugendo ya nyuma. Ku itariki 18 twaraganiriye, nagize impamvu zituma ntinda ku kazi, biba ngombwa ko ntarara mu rugo nk'uko bavuze. Ariko bigeze mu gitondo ampamagara kuri telefoni ambwira yuko yumva yagize impinduka, kubera ko twari tuzi ko dufite umugisha ko Imana yaduhaye gusama. Nta kindi yumvagamo, yumvaga ko tugiye kwibaruka. Ntabwo yambwiraga uburwayi budasanzwe, cyari icyo ngicyo. Ni nacyo nahamagariye Jado wabanje gutanga ubuhamya, agenda aramufata bajya kwa muganga. Ndi mu nzira ntaranahagera nibwo impundu zavuze yuko twibarutse, ndetse twibaruka ari ku munsi mwiza wa Pentecote, twuzura umwuka wera. Tunashima Imana. Nshima Imana yuko Pentecote twayiriye neza kandi tukuzura umwuka, kandi ikaba Pentecote idasanzwe. Hanyuma nk'uko yabivuze yaribarutse, ariko yibaruka hakorewe Sazaye nk'uko biba ku bandi bose babyaye muri ubwo buryo. Bafite iminsi bagomba kumara kwa muganga. Dundi niko gahunda y'ivuriro yabiteganyije, ariko ku munsi wa kabiri habura umunsi umwe, kuko bari batubwiye ko ari iminsi 3. Yari afite imbaraga ku buryo ku cyifuzo cye we yumva ko twataha. Yanagerageje kubisaba muganga bati ntabwo mwataha kubera ko iminsi itaragera. Bigaragaza urwego yari afiteho intege
n'ubuzima. Hanyuma kuwa gatatu nkuko kuwa gatatu nibo ntibeshye, hanyuma dusezera nkuko bisanzwe n'ubundi nkuko gahunda yari yateganyijwe, dutaha tumeze neza nkuko Jado yabivuze. Tugeze mu rugo dushima Imana, dukora igitaramo cy'akagoroba. Birangije nyuma nko mu masaa 11 nibwo naherekeje Jado, ndongera ngaruka mu rugo. ari naho navuze hari ishimwe rikomeye. Mu gihe twabanye kuri uwo mugoroba, we ntabwo namenye ko yari masezera, ariko yanyumvishije agaciro ko kuba yaramfite, anyereka ko kubaho mu gihe twabanye atigeze yicuza, ahubwo ari ishimwe turimo dushima Imana. Bivuze muri ubu buryo ariko ni birebire. Twataramye tugera saa 5 z'ijoro ari muzima. Mu masaa 9 nibwo nabonye message mba ko atameze neza, ndamureba mpamagara Jado basaba ko bafasha gusenga, basaba ko banakwitegura bakaza tukaba twamujyana ku ivuriro. Ariko mu gusenga turasenga, arambwira ati ndakizerega, ambwira ko akize. Hashira akanya tubona ko tutebite tujya ku ivuriro direct, ariko tubiguma biri muri probations tubiteganya, tukinasenga. Haciye akanya nibwo yambwiye ngo ndumva nongeye mfashwe. Hanyuma abo twaganye kuri telefone turasenga. Ishimwe mfite riruta yandi. Amasahe ya nyuma yose yahamije Yesu. Ari nacyo kimenyetso sinsiga kinyemeza ko yagiye mu ijuru. Amwe mu magambo yavuze ngo Yesu niwe mukuru, kandi yewe Yesu ntawe kurusha imbaraga. Abihamya afite imbaraga, nubwo yari afite ububabare we yumvamo, ariko yapfanye ibyiringiro by'ijuru kandi apfana Yesu muri we. Twamujyanye kwa muganga arembye, tujya kwa muganga ntago yavugaga, ariko yarangije ijambo rya nyuma yegamiye mu gatuza kanjye avuga Yesu. Nanjye ndavuga ngo iruhukire ntwari ya Yesu. Arakoze cyane. Ntabwo byoroshye mu rugendo rurerure kuri Prudence, ariko mbere yuko twakira umukuru w'umuryango, reka nanjye babwire mu minota mike cyane. Abantu tubana muri Light Generation banyemerereye abari hano bahaguruke, abo tubana muri LGM banyemerere bajye ejuru. Mu bihe byashize twari Nyarugenge turi gusenga. Light Generation n'umuryango ni Minisiteri y'Ivugabutumwa twabanagamo na Prudence. Imaze imyaka 5 ugiye kuba uwa 6. Umunsi umwe turi gusenga Nyarugenge twari twateguye amasengesho. Angeline arambira umuhamya niwe ushinzwe amasengesho. Twarasenze dusenze haza abashyitsi badutunguye, bararitswe n'umuntu, tubaha umwanya barampagurutsa bambwira ibintu, barambwira ngo umuryango uyoboye urimo umugeni wihuse. Hanyuma ndabyakira kuko ndi umurokore, ndabyumva, turakomeza turasenga.
ko nsenga ndataha ndyamye ndota turi mu rusengero turi guherekeza umuntu, hanyuma ariko mbona ni umuntu umujene Mariya. Ndabyuka mu gitondo mpita mbyandika ku rubuga ndavuga ngo mu nsengero Light Generation kuva yabaho imyaka imaze ndose turi mu rusengero guherekeza umuntu kandi nabonaga ari umujene Mariya. Iyo message ndayitambukije ku rubuga. Turushaho gusenga, ariko nimureke mbabwire ikintu gikomeye. Korari imwe yararirimbye ngo iyo Imana ihamagaye umuntu ntarara mu isi irakomeye, kandi baravuga ngo nibwo bumana bwayo. Tujya turirimba tukavuga ngo nzi yuko ufite mwiyicarire, tujya turirimba tukavuga ngo nzi yuko ufite amagare ibihumbi harimo n'iryo wangeneye. Igare Imana yageneye Prudence nta logique nyinshi turi bushyiremo, uko imuhamagaye nuko ntacyo tugomba kurenzaho. Nababwiye ngo nta yandi mahitamo dufite usibye gukomera. Amahirwe dufite kimwe mu bidukomeza nuko Paulo yandikiye Abakorinto yababwiye ko hari igihe urubori rw'urupfu ruzavaho, hanyuma ngo natwe turwigambe hejuru tumaze kwambikwa imibiri itabora, turubaze ngo waruboriwe rw'urupfu, warupfuwe kunesha kwawe kuri hehe? Haleluya, haleluya. Hanyuma kandi amahirwe ya kabiri dufite nuko Yesu urupfu nubwo rwaje ari igihano, ariko Yesu amaze kurunyuramo rwahindutse irembo kugira ngo abizera turunyuremo tujye mu bwami. Nsoza twakira umukuru w'umuryango Prudence akimara kwitaba Imana. Umwe mu bantu ba hafi twagendanye urugendo yarampamagaye arambwira ati Prudence urugendo rwe rurarangiye, ambwiraho ivuriro ryamwakiriye. Si mpamagara Moyize ntiyafata telefone, mpita nshaka amakuru mpamagara umwe mu baganga bakorera kuri iryo vuriro witwa Joseph. Yarambwiye ngo mu buryo bw'ikiganga ibyo bakwandika kuri fishe yo kwa muganga, barambwira ngo Prudence kese imujyanye imutwaye mu buryo bw'ikiganga, kuko bagomba kugira ibyo buzuzaho. Barambwira yabimbwiye mu buryo bw'ikiganga, arambwira ngo nicyo bita pulmonary embolism. Arambwira ngo icyo kintu kugira ngo cyice umuntu gishobora gutwara ni kese, mwumve muri pourcentage. Yarambwiye ngo gishobora gutwara abantu 2 ku gihumbi mwumve. Arambwira ngo ariko kuri Prudence we birenze iyo pourcentage, biri muri 0.0. Ambwira impamvu icyo kintu batagishingiraho nubwo bacyandika ku bipapuro kugira ngo babone ibyo baha minisante. Arambwira ngo Prudence byari kuri 0.0, ntibyari bikwiye kumutwara icyo kintu, ngo kubera ko umuganga wamukoreye cesarienne numwe mu baganga baba muri timu cyangwa muri komite y'abaspecialiste mu rwego rw'igihugu 5 abamo. Uwamuteye ikinya ni umuganga uvura Faisal. Arambwira ngo nta burangare bwigeze buba kuri Prudence mu buryo twavuga ngo habayeho uburangare. Hanyuma bene data bakundwa muri Kristo Yesu, Prudence atuvuyemo, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana yamuhitiyemo igare tutazi riba ryo rimutwara, kubera ko amakuru twayamenye yarayatubwiye ko ari umugeni. Mukuru w'umuryango Jonathan, reka nkwakire, ariko nongere mbabwire ngo mukomere. Muri ibyo yaravuze ngo yemwe mwabushyo bw'Imana mwe nimukomere nimuhumure, hasigaye igihe gitoya kandi abera tuzataha. Reka twakire umukuru w'umuryango, hanyuma araza guhita twakirira abashumba badukomereze n'undi muhango. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Mbere ya byose mbanje gushimira Imana kubera yuko yarebye mu bisagurwa byayibonamo zahabu nziza itunganye. Navuga ngo Imana yabonye Prudence nka zahabu ishyitse, ihitamo kuyijyana. Ntabwo nabona amagambo menshi mvuga, ariko mu gihe kitageze no ku mwaka mumazemo mudushyingiye,
yakoze ibikorwa byinshi cyane ku buryo uwakubwira ngo ujye kubisiba mu mitima yacu sinzi yuko byagutwara hasi y'imyaka 15 ariko nabwo ntiwabishobora kuko imitima yacu mu muryango wacu yarayubatse kandi yatuberewe igiciro. Ikindi numva navuga mu nyemerere abantu badutabaye, navuga ngo bibaye bishoboka bavuze impundu bakishima kuko umugeni wacu Imana twiringiye niyo imujyanye. Ntabwo dutekereza ko aba muri ba bantu banyura ku irembo ry'irimbukiro, ahubwo bitewe n'ibikorwa imirimo yakoze. Nasaba abantu bari hano mukomere imitima kandi mugire ibyishimo mu mitima kuko ugiye arejejwe nta mwanda ajyanye ku buryo abantu basigarana agahinda.